Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kuba imbere y'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ni amahirwe atangaje kuba twongeye kuba turi imbere y'Imana tungana gutya, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri kamere yacu ntabwo dukunda Imana, ariko iyo turi kumwe na Mwuka Muziranenge adutera gukunda no gushaka Imana. Mbifurije gushaka Imana kandi mbifurije gukunda Imana. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu gitabo Abahanuzi n'Abami. Ni igitabo cy'Ingeri ya 2016, ni ku rupapuro rwa 280. Haranditswe ngo ntabwo umugambi w'Imana ari uwo korohereza intumwa zibanezeza. Ntabwo umugambi w'Imana ari uwo kohereza intumwa zibanezeza cyangwa ngo zibashimagize. Ntabwo itanga ubutumwa bw'amahoro butanga umutuzo kubatejejwe ngo bibere mu mutekano by'imibiri yabo irarikira ibiramambu. Ishyira imitwaro iremereye mu mitima yabo w'inkozi y'ibibi, kandi ikahuranya ubugingo bwayo imyambi yo kumwemeza. Abamarayika bakorera Imana bereka uwo mutima imanza z'Imana ziteye ubwoba, kugira ngo yumve ubukene bwe mu buryo bwimbitse, kandi bamutere kurira ataka ati, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Nk'uko tubona mu byakozwe n'igice cya 16 mu murongo wa 30. Nyamara ukuboko gucishije bugufi abantu bakajya mu mukungugu, gucyaha icyaha kandi ubwibone n'imigambi bigakozwa isoni, niko kuboko guhagurutsa uwihana kandi ashengutse. Uwemera ko ibihano bibaho niwe ubaza n'impuhwe nyinshi, agira ati, nkugenze nte? Nk'uko tubona muri Hose igice cya 6 umurongo wa 4. Igihe umuntu acumuye ku Mana yera kandi y'inyambabazi, nta yindi nzira yakurikiza uretse kwihana bikuye ku mutima no kwatura amakosa ye arira kandi ababaye mu mutima we. Aya magambo ngo igihe umuntu acumuye ku Mana yera kandi y'inyambabazi, nta yindi nzira yakurikiza uretse kwihana bikuye ku mutima no kwatura amakosa yerera kandi ababaye mu mutima we. Ibi ni by'Imana imusaba, nta kindi yemera uretse umutima umenetse kandi wicuza. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gitondo Imana isaba umutima umenetse kandi umutima wicuza. Igihe umuntu wacumuye ku Mana, nta kindi kintu kiba kigomba kubaho cyamuhuza n'Imana usibye kwihana. Nta yindi nzira umunyabyaha aba afite, nta rundi rwitwaza umunyabyaha aba afite usibye kwiyunga n'Imana, kandi kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. Mu ntambara ikomeye niho berekanye urugendo rw'umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha agirane amahoro n'Imana. Ngo intambwe ya mbere yo kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha, kumva yuko uri umunyacyaha. Icyo nicyo kintu cya mbere, gitangira urugendo rwo kwezwa. Mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe ku rupapuro rwaho rwa 71 na 72, igitabo ubutumwa ku basore, igice cyaho cya kuri page yaho ya 71 na 72, baranditse baravuga ngo ubuhendanyi bw'icyaha. Nta kintu na kimwe kirimo akaga gashishana ariko cyihishe kurusha ubuhendanyi bw'icyaha. Imana y'iyi si niyo yobya abantu kandi ikabagira impumyi ndetse ikabajyana mu irimbukiro. Ntabwo Satani ahita aza yambaye imyambaro ye y'ubushukanyi, ariyoberanya agahisha ibyo bishuko agasa n'ubigira byiza. Ibintu binejeje byo kwishimisha ndetse n'iby'ubupfapfa bivangamo ibintu byiza bike, bityo imitima yayobejwe ikabigira urwitwazo rw'uko ikintu cyiza cy'agahebuzo kigomba kuva
mu kugira uruhare muri bene ibyo bintu. Ibi ni uruhande rw'ubushukanyi busa, ni ubucakura bwa Satani buganisha mu irimbukiro. Abantu bayobejwe batera intambwe imwe, bityo bakaba biteguye no gutera intambwe ikurikiyeho. Usanga bashimishijwe cyane no gukurikira iby'imitima yabo irarikira, aho guhagarara bakaba maso maze bakarwana iby'umushukanyi abanza kubongorera ngo bibakingiranire hanze. Mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko yategekesheje abantu bagifata n'ubwira bwinshi, no kugira ngo abone abantu bagendera mu nzira yateguye. Ntabwo aba ashaka ko bareka gusenga, kandi ngo be gukomeza inshingano z'iby'idini, kuko igihe bakora ibyo ariho ashobora gutuma barushaho kuba ingirakamaro mu murimo we. Uburyoza bwe bwuzuye ubucakura n'imitego ye ishukana abihuza n'ubunararibonye bafite n'ibyo bahamya bakatura, bityo agateza imbere umurimo we mu buryo butajegajega. Noneho banatse ngo kwisuzuma, kwinira umuntu akisuzuma birakenewe cyane, ndetse no kwibereza mu mucyo w'ijambo ry'Imana uti: mbese ndi muzima cyangwa narangiritse mu mutima? Mbese nagizwe mushya muri Kristo cyangwa ndacyari uw'umubiri mu mutima, ariko inyuma nambaye umwenda mushya? Nimukenyere mwitegure guhagarara mu rukiko rw'Imana, kandi mwirebere mu mucyo w'Imana niba hari icyaha cyihishe, ubugome cyangwa ikigirwamana icyo ari cyo cyose mutazibukiriye. Ni ukuri nimusenge, ndetse musenge birenze uko mwigeze musenga, kugira ngo mutayobywa n'uburiganya bwa Satani. Nimusenge, ndetse musenge cyane kurenza uko mwigeze musenga, kugira ngo mutayobywa n'uburiganya bwa Satani, kubera ko Satani afite uburiganya bwinshi. Kandi Satani tubonye ko ntabwo ahita aza yiyerekana ngo ashyire ibintu bye aho ngaho abantu bahita bibona nk'ako kanya, ahubwo ngo ariyoberanya ubucakura akabuvangamo n'ibintu byiza kandi binejeje. Ibyo rero abantu bakibwira yuko hari aho byabageze. Kandi nanone Satani twabonye yuko ngo ntabwo ajya ahisha ibintu by'idini, ahubwo akomereza abantu muri uwo muryo w'iby'idini, agatuma abantu babintyoza aho kugira ngo abantu bihane, bagakomeza muri uwo muryo, ariko bikazasoza barimbutse. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo aya magambo Ellen G. White ayandika, ni ukuri musenge, ndetse musenge birenze uko mwigeze musenga, kugira ngo mutayobywa n'uburiganya bwa Satani, mwe kwegurirwa umwuka wo kutumvira no kutagira icyo mwitaho n'ubupfapfa, kandi mwitabire inshingano z'iby'idini, kugira ngo mutume umutimanama wanyu utuza. Kimwe mu byaha, reka wumve ikintu kimwe mu byaha bigize kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka, nuko abavuga yuko ari abakristo bakunda ibinezeza kuruta uko bakunda Imana. Mugenzura imitima yanyu mu by'ukuri, mwigenzure mwitonze. Mbega uburyo nyuma yo kwigenzura nta kwihendahenda. Hari abantu bake cyane bashobora kubura amaso bakareba mu ijuru, maze bakavuga bati: ntabwo ndi umwe muri bariya bavuzwe, ntabwo nkunda ibinezeza kuruta uko nkunda Imana. Mbega uburyo hari bake cyane bashobora kuvuga bati: napfuye ku by'isi, uko mbayeho ubu mbikesha kwizera umwana w'Imana. Ubugingo bwanjye buhishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo bugingo bwanjye azaboneka, nzabonekana nawe mu ikuzo. Urukundo n'ubuntu bw'Imana, mbega ubuntu bw'agaciro kenshi, bufite agaciro karuta izahabu yatunganyijwe. Ubwo buntu buzamura umuntu kandi bukamuha umwanya wo hejuru usumba kandi mu mahame yose, bugatuma umutima n'ibyo umuntu ararikira byerekera ku ijuru. Mu gihe aba ahadukikije bashobora kuba bahugiye mu bwibone bw'isi, mu gushaka ibibanezeza no mu bupfapfa.
twe ibiganiro byacu biba byerekeye mu ijuru, aho tuba duhanze umukiza amaso. Ubugingo bwacu buba burangamiye Imana ngo buhabwe imbabazi n'amahoro, gukiranuka no kwera nyakuri, kugira ngo kugirana n'Imana no gutambira, kuganira n'Imana no gutumbira ibyo mu ijuru bihindura umuntu agasa na Kristo. Sinzi niba mubyumvise aya magambo. Kuganira n'Imana no gutumbira ibyo mu ijuru bihindura umuntu agasa na Kristo. Niba ibiganiro byanjye, niba ibiganiro byawe birimo kuganira ibyo mu ijuru, ufitanye amahoro n'Imana. Niba ibiganiro byawe, niba uganira ibyo mu ijuru, niba mu biganiro byanjye harimo ikiganiro cy'ibyo mu ijuru, mfitanye amahoro n'Imana, mfitanye amahoro n'ijuru, mfitanye uyu munsi wa none, mfitanye umubano mwiza n'ijuru. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo ubuturo bwera n'agakiza. Ubuturo bwera n'agakiza. Reka mbere yuko tujya mbere dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abagaragu bawe turi imbere yawe. Turingiza cyane ngo Mwami Imana, imitima yacu yegerezwe kuri wowe. Mwuka Muziranenge watanzwe kugira ngo adusobanurire ijambo ryawe. Muri iki gitondo turinginze cyane ngo uyu Mwuka Muziranenge abe muri twebwe, kandi adusobanurire byimbitse, kandi birusheho kudutera kuzinuka iy'isi, ahubwo turusheho guhanga amaso ijuru. Ibiganiro byacu bikurwe muri iyi si, ahubwo ibiganiro byacu bibe bihuje n'ibyabo mu ijuru. Abantu benshi bafite ibibazo muri iki gihe. Ndakwinjiza cyane ngo Mwami Imana utegure inzira, kandi inzira warayiteguye, kuko amaraso ya Yesu Kristo yaduteguriye inzira, kandi Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Reka nzira uyu nguyu atuyobore kandi atugeze iwawe amahoro. Umwana wawe wese mukize mu biganza byawe, kugira ngo akomerezwe mu rukundo rwawe, kandi ubuntu bwawe bukomeze kumubaho none n'iteka ryose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Icyigisho cyacu uyu munsi wa none, tugiye kurebera icyigisho cyacu kiribanda cyane mu buturo bwera. Kandi ubuturo bwera uyu munsi wa none, umuntu akwiriye kwiga icyigisho cy'ubuturo bwera, agasobanukirwa n'icyigisho cy'ubuturo bwera, kandi akamenya impamvu y'ubuturo bwera, kandi akamenya umugambi w'ubuturo bwera. Ese ni ukubera iki Imana yubakishije ubuturo bwera? Imana yubakishije ubuturo bwera, yabwiye abagaragu, yabwiye igihe Mose yajyaga kubaka ubuturo bwera, hari icyo yamubwiye. Ariko kandi tubona yuko uyu munsi wa none muri Zaburi igice cyaho cya 77 umurongo wa 13 haratubwira ngo inzira y'Imana irahera. Mana, inzira zawe zirahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Dukwiriye kwiga ubuturo bwera kubera ko inzira y'Imana iri mu buturo bwera, kubera ko inzira y'Imana inyura mu buturo bwera. Kandi ubwo buturo bwera tugomba kubwiga, tukamenya impamvu ubuturo bwera bwabayeho, impamvu ubuturo bwera bwabayeho mu Bisirayeli, kandi impamvu ubuturo bwera n'uyu munsi wa none bukiriho, kubera ko Imana yavuze ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri. Imana niyo yashaka guturana n'ubwoko bwayo. Ntabwo Imana yigeze ihindura umugambi w'ubuturo bwera. Ariko iyo turebye mu ntambara ikomeye kuri paje ya 149 aranditswe ngo ubwoko bw'Imana bukwiriye gusobanukirwa neza n'icyigisho cy'ubuturo bwera n'cy'urubanza rw'igenzura. Abantu bose bakwiriye kwimenyera ubwabo umwanya ndetse n'umurimo w'ubutambyi wabo mukuru. Nibitaba bityo, kugira kwizera gukenewe cyane muri iki gihe no gusohoza inshingano Imana yaduhaye ntibizabashobokera. Abantu ntibatamenya icyigisho cy'ubuturo bwera, abantu ntibatiga ubuturo bwera ngo bamenye umugambi w'ubuturo bwera, bamenye impamvu z'ubuturo bwera. Ngo ntabwo uyu munsi wa none kwizera gukenewe cyane muri iki gihe gushobora kuzagira icyo kubamarira. Ntabwo ko kwizera gushobora kuzasohoza inshingano Imana yaduhaye. Ntabwo bishoboka niba abantu tutazi ikintu cyitwa ubuturo bwera. Umugambi w'ubuturo bwera rero ni ukugira ngo uyu munsi wa none umuntu yongere asubizwe umwanya yari arimo. Ariko tubona igihe Adamu yakoraga icyaha,
icyaha cyamutandukanije n'Imana. Icyaha cyatumye habaho umworera uri hagati ye n'Imana. Icyaha cyatumye Adamu ahunga Imana. Icyaha rero ni ikintu kidutandukanya n'Imana. Iyo turebye muri Yesaya 56:2, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana. Gukiranirwa rero ni igihe uyu munsi wa none gukiranirwa ni ibicumuro byanjye, kandi gukiranirwa niko kuntandukanya n'Imana. Niba rero Yesaya yanditse gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanije n'Imana, ubwo kugira ngo twiyunge n'Imana nuko bya bindi bitandukana n'Imana bibanza gukurwaho. Uburyo Imana yashyizeho bwo kubana n'umunyabyaha rero ni ukuvuga ngo iyo turebye muri mu kuva igice cya 25 niho tubona ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegerezo cy'ubuturo ni icy'ibintu byabyo byose. Uwiteka yatanze ibintu byose byari bikenewe kugira ngo ubuturo bwera bwubakwe. Uwiteka yatanze icyitegererezo kubera ko ubwo buturo bwera n'ubundi bwari buriho, ahubwo bwashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Imana rero yashakaga kubaka ubuturo hano ku isi kugira ngo iturane n'abantu bayo. Igihe umuntu yacumuraga yaratandukanye n'Imana, kubera ko umushyirano we n'Imana wahoraga, Imana yaganiraga n'umuntu w'imbona nkubone. Umunyabyaha rero Adamu amaze gukora icyaha, ni ukuvuga ngo ntabwo umunyabyaha yagombaga kubasha kureba mu maso h'Imana. Ari nayo mpamvu Adamu yateye Imana umugongo. Adamu akihisha Imana, kandi bari basanzwe bagirana umushyikirano. Ariko Adamu igihe yamaraga kurya ku kintu cyabuzanijwe ku giti Imana yarababujije, Adamu uwo munsi yahise atandukana no kubonana n'Imana imbona nkubone. Ariko uyu munsi wa none Imana yarongera avuga ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Iyo turebye igishushanyo mbonera ni byari ibishushanyo cyagombaga, icyitegererezo yagombaga kugihabwa ku bintu bijyanye n'ibyo mu ijuru. Kandi umurimo, iyo turebye mu byahishuriwe igice cya 4:6 n'igice cya 8:3 na 11:19, ndetse n'ibyakozwe mu gice cya 7:44 ubwo muraza kwasoma kugira ngo mubirebe. Kandi umurimo bakoraga ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije iki cyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Iyo turebye mu Baheburayo igice cya 8:5, nshuti yanjye ndagira nkubwire yuko Imana yari yateguye uburyo bwose bwo kugira ngo umunyabyaha abonane nayo. Iyo turebye urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, muri urwo rusengero habonekamo isanduka y'isezerano ryayo, habamo imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Iyo turebye mu byahishuriwe 11:19 niko hatubwira. Aha rero hari icyo Imana yari ishaka kwerekana. Ni ukuvuga ngo mu rusengero rw'Imana icyambere habonetsemo iki? Habonetsemo isanduka. Kandi isanduka yari ibitswemo ibihamya, yari ibitswemo ibihamya, kandi ibyo bihamya byari amategeko yayo. Nshuti yanjye, ahari hari ibiremwa by'Imana, Imana yahashyize ubuturo bwayo kugira ngo iturane nabwo. Uyu munsi wa none Imana iracyafite abantu bayo, kuko irashaka guturana nabo. Nshuti mukundwa, ubuturo bwera Imana yari yahaye umuntu bundi. Edeni yari yayihaye umuntu kugira ngo umuntu aturane n'Imana. Ubuturo bwera bwo muri Isirayeli nabwo bwongeye kuba ikintu Imana yashakaga yuko baturane nayo, kugira ngo bongere Imana igirane umusabano n'ubwoko bwayo, kugira ngo Imana yongere ibe iri kumwe n'ubwoko bwayo kandi bumve ko bari kumwe. Uyu munsi wa none Yesu nawe yaje hano mu isi kugira ngo yegerane n'abantu kandi abegereze Imana.
uyu munsi rero twebwe dufite itorero, uyu munsi none itorero Imana yarishyizeho kugira ngo ryongere ryerekane Imana y'ukuri. Uyu munsi isi nshya izabaho, kandi izabaho Imana izongera noneho ireme isi bundi bushya, aho Imana izaba irimo noneho iri kumwe n'abantu bayo imbona nkubone. Uyu munsi ntabwo Imana tuvuganira nayo mu byanditswe byera, ariko icyo gihe tuzaba tuyireba amaso ku maso. Umugambi w'Imana ni ukubana n'abantu bayo. Mu Befeso igice cya 2:21, muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Iyo turebye mu Byahishuriwe igice cya 22, ariko kandi umugambi w'Imana ni ukubana n'abantu bayo. Dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iyo turebye muri Matayo igice cya 2:23, Imana umwari azasama inda, kandi izina yagombaga kwitwa Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Ni ukuvuga ngo Yesu avukira mu isi hano, ni ukuvuga ngo yari Imana yarije kubana natwe, nubwo uyu munsi none Imana yashakaga yuko uyu munsi twongera kuba turi kumwe nayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mbese uyu munsi none uracyashaka kubana n'Imana, uracyashaka kuba uri kumwe nayo? Niba rero ushaka kubana n'Imana, banza ukuri ibizira muri wowe, banza ukuri ikintu kigutandukanya n'Imana muri wowe. Mbanze nkure ikintu gishyiraho urusika hagati yanjye n'Imana, kandi nta kindi gishyiraho urusika hagati yanjye n'Imana n'icyaha. Nk'uko tubona yuko Adamu yokojwe n'icyaha, nyuma yo gukora icyaha Adamu yatandukanye n'Imana. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, Yesu yaje kongera kunga umuntu n'Imana. Nubwo bimeze bityo, Yesu yaje kongera guhuza umuntu n'Imana. Yesu yaje kongera gukora ikiguzi byasabaga kugira ngo umunyabyaha abonane n'Imana. Yesu yaje kukishyura rero. Yesu yaje kongera kubaka ubwa buturo bwera bwari bwarasenyukiye muri Edeni. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Yezitwa Imana iri kumwe natwe, azitwa Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Kuki tutaba turi kumwe n'Imana? Ariko nshuti yanjye, kubana n'Imana birashoboka. Kuki tutaba turi kumwe n'Imana? Iyo ngeze aha rwose, ubuturo bwera rero bwo mu butayu, ubuturo bwera bwo iyo turebye mu Kuva igice cyaho ni cya 40 guhera ku murongo wa 1 kugera 33, tuhabona inyubako Imana yahaye Mose ngo yubake, kandi iyo nyubako yari igabanijemo ibice bitatu. Muri ibyo bice bitatu byose byari bifite umurimo wagombaga kuhakorerwa, kandi uwo murimo wagombaga kuba ari umurimo uhuza umunyabyaha n'ijuru. Umurimo wakorwaga mu buturo bwera umunsi ku munsi wari umurimo wo kwihana ibyaha. Umurimo wakorwaga rimwe mu mwaka, wakorwaga hera cyane, wari umurimo noneho wo gukura icyaha mu bwoko bw'Imana. Umurimo wakorerwaga mu rugo wari umurimo w'uko umunyabyaha yizanaga igitambo cye, maze akagitambira Uwiteka. Umunyabyaha we yazaga imbere y'umutambyi, akavuga ibyaha bye, akabivugira kuri cya gitambo yizaniye. Bityo ibyaha by'umunyabyaha bikamuvaho, bikagerekwa ku gitambo. Igitambo nacyo kigatwikwa. Umunyabyaha iyo yamaraga kwica itungo rye, ni ukuvuga ngo iyo yabaga yihanye by'ukuri, ibyaha bye byabaga bikuweho. Noneho bigashyirwa kuki? Bigashyirwa ku mutambyi. Umutambyi nawe akabikura, akabishyira ku buturo bwera. Nguko ubuturo bwera bwanduzwaga. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi none Imana irimo irashaka yuko tuyiremera ubuturo bwera ngo iturane natwe. Ariko umutambyi mukuru hari umutambyi mukuru, kandi umutambyi mukuru yakoraga umurimo rimwe mu mwaka, kandi umutambyi mukuru ashushanya Yesu Kristo. Umurimo Kristo arimo akora
ahera cyane, umurimo usoza amateka y'iyi si. Igicaniro cy'ibitambo nicyo cyabaga mu rugo, kandi mu rugo habaga n'igikarabiro. Irembo hari ikintu ahera cyane, habaga intebe y'ihongerero, hakaba isanduka, hakaba ibisate by'amabuye byanditsweho amategeko, n'urwabya rw'izahabu rurimo manu, inkoni ya Aroni. Ibyo byose byabaga ahera cyane. Ni ukuvuga ngo ahera cyane habaga intebe y'ihongerero. Iyi ntebe y'ihongerero ni intebe y'imbabazi. Intebe y'imbabazi yabaga ahera cyane. N'uyu munsi none intebe y'imbabazi iracyahari, kandi Kristo niyo yicayeho. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ubuturo bwera bwari bari mu butayu, bwari bukikijwe n'imiryango 12. Iyo miryango 12 niyo miryango y'Abisirayeli, kandi iyo miryango y'Abisirayeli niyo yavuye muri Egiputa igihe ubwoko bw'Imana bwavaga muri Egiputa. Iyo miryango yari ihagarariwe na Dani na Nafutali na Iskari na Yuda na Zabuloni na Gadi na Rubeni na Simiyoni na Benyamini na Efurayimu na Manase na Asheri. Abo nibo bari bahagarariye imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli. Kandi muri iyo miryango 12 nukuvuga ngo abo bose bagombaga kuba bari bakikije ubuturo bwera. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabaga hagati, niyo mpamvu bari bayikikije. Imana yabaga hagati kubera ko ubuturo bwera bwabaga hagati. Ubuturo bwari buri hagati nk'uko buri mu mutima, kuko avuga ngo bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana uyu munsi none rero irashaka yuko turema ubuturo bwe igatura muri twebwe. Imana ntabwo ishaka gutura kure yacu, ahubwo Imana ishaka guturana natwe. Mbese umutima wanjye waba ari umutima wo guturwamo n'Imana? Mbese umutima wawe ni umutima wo guturwamo n'Imana? Nshuti yanjye, iyo turebye, buri Mwisirayeli yashoboraga kureba ihema ry'ibonaniro aho yabaga ari hose mu ihema rye. Ihema ry'ibonaniro ryapimaga uburebure bwaryo, ubundi bwari nka mikono 4 mu bujyejuru, kandi bari bazi, ni ukuvuga ngo buri Mwisirayeli wese, mbese Imana niyo zingiro ry'ubuzima bwanjye. Ubundi Imana nk'uko tubona yuko uyu munsi none izingiro ryabo ryari ubuturo bwera, kandi ubuturo bwera bwashushanyaga ahantu Imana yabagiri. Mbese uyu munsi none njye numva nabandi kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, umutambyi mukuru Yesu Kristo, umwami wacu, umukiza wacu, Yesu Kristo ariho uyu munsi arakora umurimo uheruka w'amateka y'iyi si. Yesu Kristo arimo arakura ikizira ahera cyane. Umuzenguruko uyu munsi Yesu Kristo arimo aragenda areba neza niba buri cyaha cyose cyicujijwe. Ariko kandi twabonye amagambo atubwira mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, batubwiye ngo igihe umuntu acumuye ku Mana yera kandi y'inyambabazi, nta yindi nzira nziza yakurikiza uretse kwihana bikuye ku mutima no kwatura amakosa ye arira kandi ababaye mu mutima we. Ibi ni by'Imana imusaba, nta kindi yemera uretse umutima umenetse kandi wicuza. Nyamara nubwo bimeze bityo, mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, naho batubwiye ikintu kigomba kubaho. Kimwe mu byaha bigize kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka ni uko bavuga ko ari Abakristo bakunda ibinezeza kuruta uko bakunda Imana. Mugenzure imitima yanyu mu by'ukuri, mwigenzure mwitonze. Mbega uburyo nyuma yo kwigenzura nta kwihendahenda hari abantu bake cyane bashobora kubura amaso bakareba mu ijuru, maze bakavuga bati, ntabwo ndi umwe muri bariya bavuzwe, ntabwo nkunda ibinezeza kuruta uko nkunda Imana. Mbega uburyo hari abantu bake cyane bashobora kuvuga bati, ubugingo bwanjye buhishanywe na Kristo mu Mana, kandi ubwo bugingo bwanjye nzabonekana nawe. Mbese ubugingo bwawe bwaba buhishanywe na Kristo mu Mana? Mbese ubu bugingo bwanjye aramutse aje, mbese uyu munsi none naba niteguye gusanganira Kristo? Ngo kwinirira umuntu akisuzuma birakenewe cyane, ndetse no mu biyita yuko ari Abakristo bakeneye kwinira bakisuzuma, tukibareza mu cyo w'ijambo ry'Imana niba tukiri bazima koko cyangwa twarangizise mu mitima.
nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana yaduhaye inzira yo gukirizwamo. Imana yaduhaye uburyo bwo kumenya yuko turi abanyabyaha. Icyo ni kimwe Mwuka Wera aduhishura niba hari icyaha tutarihana, bityo dusaba Imana imbabazi. Imana ntabwo ari nk'umuntu, Imana iratubabarira. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire icyo twigira ku byari bigize ubuturo bwera, ibyari mu gikari. Ni ukuvuga ngo mu gihe ubuturo bwera, iyo turebye muri Zaburi igice cyaho cy'ijana umurongo, Zaburi y'ijana umurongo waho wa kane, Zaburi y'ijana umurongo waho wa kane, mwihute tugereyo mufate Bibiliya zanyu. Zaburi y'ijana umurongo waho wa kane haranditswe ngo, mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza mushime, musingize izina rye. Mwinjire mu marembo ye mushima kandi musingize izina rye. Kwinjira mu marembo rero ni ukuvuga ngo igihe umunyabyaha yinjiraga mu irembo, yagombaga kwinjira ashimwa kubera ko yabaga agiye kubabarirwa ibyaha, kubera ko yabaga azi neza yuko agiye kongera kwiyunga n'Imana. Nshuti yanjye, ndagira ngo twihute tujye mu Baheburayo. Mu Baheburayo igice cyaho ni icya 13, Abaheburayo 13 umurongo waho ni uwa 10 tugera ku murongo wa 13. Abaheburayo igice cyaho ni icya 13, turahera ku murongo waho wa 10 tugere ku murongo waho wa 13. Haranditswe ngo ku murongo wa 10, dufite igicaniro icyo abakora umurimo wa rya hema batahawe uburenganzira bwo kuriraho, kuko intumbi z'amatungo iz'umutambyi mukuru ajyana amaraso yazo ahera kuba impongano y'ibyaha zitwikirwa inyuma y'urugo. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu b'amaraso ye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi none ubuturo bwera bushanya Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe witanze kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Kwezwa rero ibyaha uyu munsi none, kwihana, kwicuza no kubabarirwa ku cyotero cy'ibitambo, ari byo byashushanyaga umusaraba wa Yesu Kristo. Umusaraba wa Yesu Kristo ushushanya kwihana no kubabarirwa. Umusaraba wa Yesu Kristo ushushanya gupfa ku byaha, bityo kandi gupfa ku byaha ugahambwa ukazukana na Kristo. Ubundi umusaraba ufite wubatse mu buryo igiti gihagaze n'igiti gitambitse. Ni ukuvuga ngo umusaraba Yesu, ni ukuvuga ngo igiti gitambitse ni icyungo kiduhuza n'ijuru. Igiti gihagaze ni icyungo kiduhuza n'ijuru. Igiti gitambitse ni icyungo kiduhuza n'abantu. Iyo rero wamaze gusanga Yesu, cyangwa se wamaze kwiyuza na Yesu, mu yandi magambo uba ufitanye amahoro n'ijuru kandi ufitanye n'amahoro n'abantu. Nubwo abantu, wowe uyu munsi uba ufitanye amahoro n'ijuru. Mbese uyu munsi igihe ufitanye amahoro n'ijuru, mbese ufitanye amahoro n'abantu. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire, reba muri Timoteyo igice cyaho, muri kwezwa ibyaha no guhinduka mushya, nibyo uyu munsi none bikwiriye. kandi njyewe uyu munsi nk'umunyabyaha nkwiriye kwezwa no kubabarirwa, nkwiriye kugira umwete wo kwezwa, kuko utejerwa atazabasha kureba mu maso h'Imana. Nshuti yanjye, ubuturo bwera bwari bugizwe n'imigabane 3. Iyo migabane 3 hari ahera, hari mu rugo ahera n'ahera cyane. Uyu munsi ahera, twebwe uyu munsi imirimo yakorerwaga ahera yararangiye. Imirimo ikorerwa ku gicaniro. Uyu munsi Yesu Kristo arahera cyane. Yesu Kristo yahinduye umurimo. Yesu Kristo arimo arakora umurimo uheruka. Igicaniro
ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi icyo Yesu arimo akora, Ibyahishuriwe 13:8, umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, uyu nguyu uyu munsi none niwe n'uyu munsi arimo yitambira ibyaha by'abanyabyaha. Uyu munsi Kristo arimo arahongerera umuntu. Igikarabiro rero cyavugaga tuzareba icyo ubuturo bwera bwashushanyaga uyu munsi none. Tuzareba n'impamvu ubuturo bwera bwaje gusenywa. Ariko kandi tuzareba n'uburyo ubuturo bwera bwongeye kwezwa. Ndagira ngo nkubwire ngo shuti yanjye, ubuturo bwera ni izingiro ry'agakiza. Ubuturo bwera niba uyu munsi none nshaka kumenya agakiza, nkwiriye kwiga icyigisho cyitwa ubuturo bwera, nkamenya impamvu y'ubuturo bwera, nkamenya n'umugambi w'ubuturo bwera, kandi nkamenya impamvu ubuturo bwera Satani yashatse kubusenya. Kuki Satani yasenye ubuturo bwera? Kuki Satani yononye ubuturo bwera? Shuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu Kristo arimo arakora umurimo uheruka, kandi uyu murimo uheruka ni umurimo wo guhongerera no gutuma abanyabyaha bihana. Nusoma mu kuva igiciro cya 27 guhera ku murongo wa 9 ukagera 19, no kuva igiciro cya 38 guhera ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 17, no kuva igiciro cya 40 n'umurongo wa 33, uzabona ubuturo bwera bwari bwubatswe mu isi uko bwari bwubatse. Kandi uzabona uyu munsi wa none icyo ubwo buturo bwera bwashushanyaga. Ubuturo bwera iyo tugeze mu gicaniro, igicaniro cyari ahantu umunyabyaha yazanaga ibyaha byakabivugaho. Iyo umuntu yamaraga kwihana rero yageraga, no kuvuga ngo umunyabyaha yageraga ku gikarabiro, kandi ku gikarabiro ntabwo yaharenga kubera ko undi murimo wose wasigaraga ari umutambyi. Uyu munsi igikarabiro gishushanya umubatizo. Iyo umuntu amaze kwemera icyaha, iyo umuntu amaze kubabarirwa, iyo umuntu amaze kwihana, nta handi ajya kubatizwa. Kandi iyo umuntu amaze kubatizwa ahita yinjira, uyu munsi umuntu ahita yinjira hera. Kandi aho hera haberaga iki? Hari harimo ameza y'imitsima, hakaba ahera hari ameza y'imitsima, hari ibitereko by'amatabaza, ndetse akaba hakaba nicyo kibita. Nukuvuga ngo uyu munsi none iyo umuntu avuye mu bubatizo ahita atangira kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nitabaza, kandi uyu muntu umaze kugera kwiga ijambo ry'Imana ahita atangira no kumurikirwa naryo. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo tangira urugendo rwawe, kandi nutangira urugendo rwawe ukarutangira rugomba gutangirira, uzasoza neza amateka yawe hano mu isi, kandi wimurirwe mu isi zaza. Shuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ameza y'imitsima yagombaga kumurikwa buri munsi. Ameza y'imitsima yagombaga kuba uyu munsi none ashushanya ijambo ry'Imana, kandi hari n'icyotero cy'imibavu, kandi icyo cyotero cy'imibavu kishushanya amasengesho y'abera. Uyu munsi umuntu yagombaga gusenga, kandi ngo uyu munsi icyo cyotero cy'imibavu n'uyu munsi none kiracyariho, kubera ko amasengesho ntabwo isanzwe. Iyo umuntu rero uyu munsi none iyo umuntu yamaraga, ni ukuvuga ngo amaraso yamijwe gigoga ku mwenda baga ukingirije hera, ni ukuvuga ngo amaraso byabaga bivuze ngo icyo amategeko yasabaga yuko uwishe itegeko agomba gupfa. Nuko rero uyu muntu yagombaga gupfa, ahagombaga kuboneka igitambo kiba mu cyimbo cye, kandi niyo mpamvu amaraso yamijwaga ku mwenda wabaga ukingirije hera cyane, kugira ngo ukore icyo icyaha cyasabaga, kugira ngo amategeko yuzuzwe. Ariko uyu munsi none ibyo byose Yesu Kristo yishyuye ikiguzi byasabaga. Kristo yabaye igitambo kandi aba n'umutambyi. Kristo umunsi none niwe urimo ukora umurimo uheruka. Kristo arimo yakoze icyo amategeko yasabaga. Uyu munsi naho abantu bakora icyaha bakiyongeza, uyu munsi umuntu agakomeza akaba muri uwo muryo, ariko ntabwo azi neza yuko Kristo yamuhongereye. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo kuva 25 umurongo waho wa 8 ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana irashaka guturana natwe. Mbese wakwemerera guturana n'Imana?
mbese wakwemera kwegurira umutima wawe Imana? Mbese wakwemera kwakira ubuntu bw'Imana buguhindura? Mbese wakwemera kwakira umutima ukagira umutima mushya? Juti, ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana itanga byose, tuzasubukura iki cyigisho. Imana ishobora byose, kandi Imana nyir'ubushobozi bwose, Imana yatanze byose kugira ngo jyewe umunyabyaha mbabarirwe. Iyo Mana ikurebe neza kandi iguha amahoro, iguhe kubana nayo mu buryo bwuzuye, kandi we kwitandukanya nayo utazasoza urugendo ubaye nk'abakobwa b'abapfu, ahubwo uhitemo kuba mu ruhande rw'abanyabwenge. Nicyo ngusabira, kandi ngo ubuturo bwera bwubakwe muri wowe. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, niwe waturemye kandi ducumuye uraducungura, watuguze igiciro cyinshi. Amaraso yawe yamenetse ku musaraba i Karuvari ahongerera ibyaha byacu. Mwami Imana, ndinginze cyane ngo uyu munsi gukiranirwa kwacu kudukurwaho, ubone gukiranuka kwawe. Umwami Yesu akomeze aturinde, kandi Umwami Yesu akomeze tumugire nyambere mu mibereho yacu, kandi urukundo rwe rusabe mu mitima yacu, kandi ubwo icyungo kiduhuza n'ijuru cyabonetse, imbaraga yo kucyakira ni iyacu. Ndinginze cyane ngo umuntu wese uzumva iki cyigisho azabashe guhindukana nanjye ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Amina. Tugeze muri wa mwanya wo gusengera ibyifuzo. Reka nsabe Jeanne adusomere ibyifuzo biri busengerwe, hanyuma Byiringiro Olivier nawe abe hafi ahita adusengera. wacu wakoze impanuka kugira ngo Imana ikomeze kumuba hafi, ndetse n'umubyeyi witwa Solange ufite umwana urwaye